twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kuri Neta Studio mukunda ikiganiro by'umwihariko Rejoice. Mwiriwe neza, mumeze neza, twizere ko mumeze neza. Pastor uraho? neza. Amakuru? Mumeze neza. Biragaragara kumeze neza. Umunsi wagenze neza? Umunsi wagenze neza. Ikaze kuri Rejoice. Imana ibamugisha, turishimye kuba ngaha. Amen. Jango murabibona uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe. Umushumba by'umwihariko ni umushumba wanjye, ni umushumba wa benshi, ni umubyeyi, arakuze mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buzima busanzwe no mu mubiri. Afite experience nyinshi gitandukanye. So ni umugisha kukugira pastor. Murakoze cyane. Ni umugisha kukugira kuri Neta uyu munsi noneho by'umwihariko mu kiganiro Rejoice. Ndabizi ukurikirwa n'abantu benshi, ukundwa n'abantu benshi, by'umwihariko urubyiruko rurahiriwe kuba tugufite uyu munsi. Okay, mumeze neza, mwaje mwese, kanizere ko mwaje kwera ko uyu munsi ewana mwabibonye namwe. Umutumirwa uyu munsi ntasanzwe. Namwe muhite mwimagine ikintu tugiye kuvuga. Ese ni iki? Umwe watangiye gutekereza ko ugiye kubwiriza. Amatsiko mumbabarire abahageze mutangiye mutange link, abataraza baze munahamagare kuko uyu munsi ndababwiza ukuri. Topic y'uno munsi ntisanzwe, iraryoshye rwose. Iraryoshye cyane mana yanjye. Noneho ni amahirwe kuba twaragusabye ko waboneka, kuba rero bari tuganirizaho ukaboneka. Nanjye ndishimye cyane kuba ndagaha tugiye kuganira n'abakunzi ba Neta Studio. Uyu munsi ndabizi neza yuko muri bwishime pe. Uyu munsi ni wane. Mbabona mwishimye ariko n'uyu munsi. None uyu munsi mumbabarire ama-comment yanyu hasi chat live nzibone ewana turyoherwe kurushaho kwera ko umunsi ntusanzwe. Umunsi ntusanzwe pe. So reka dufata akanya tubanze tunywa amazi gato ubundi tugaruke, cyangwa ntabwo akanyota kakaza. Pastor bitewe ukuntu ashaka kutubwira arumva nako kanya k'amazi katabaho. Oya reka tuyafate. Okay. Igisubizo cy'ubwiza, igisubizo cyo kwambara neza ukaberwa ni muri The Evers Boutique. Mwese nimuze mwihahire muri The Evers Boutique. Ukeneye kugira ngo tukugezeho ibicuruzwa byacu, mwaduhamagara kuri izi nimero mubona kuri ekara. The Evers Boutique. Twaje mwabibonye muri kubona hasi, ikiganiro kiraryoshye. Umwe abantu matsikara bishe kwibaza, bari kwibaza ati kuvuga iki? Iki gikurikiraho. Ari kwibaza ati ni gute amafaranga yakora ubukwe ariko ntiyubaka urugo. Mwabibonye munsi ko ariyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Amafaranga ashobora gukora ubukwe ariko ntiyubaka urugo. Ibi bintu ntabwo simbizi, ngiye kuri kote yanjye ndumva natazi. Pastor, ibi bintu ni gute amafaranga yakora ubukwe ariko yanubaka? Murakoze kubw'ikiganiro twinjiyemo. Nkuko nari nabivuze nanone mukanyereka nongere mbasuhuze. Nitwa Dukuzumuremyi Bosco, ndi umupasiteri mu itorero rya Church of God. Ndi hano kugira ngo tusangire kuri iki kiganiro cyangwa kuri insanganyamatsiko bateguye tugomba kuganiraho. Vuga ngo amafaranga menshi ashobora gukora ubukwe bwiza ariko ntago yakubaka urugo. Wow. Ibi bintu mana we mubanguke, abataraza mubare mubabwire baze. Nukuri muze muri benshi kuko ibintu iki kiganiro kiraba kimeze neza cyane. Kiraryoshye. Ari ikintu wumva ugahita wumva gifite uburyohe. Kiri
atire cyakwatira ukumva ushaka kumva gute amafaranga ashobora gukora ubukwe bwiza ariko ntiyubake urugo ariko biranumvikana ariko nyine kuba tumenyereye ko no money no life uhita wibaza none adahari wakubaka urugo rwiza gute kandi amafaranga adahari ariko nanone ukibaza ati se amafaranga ko ahari nananirwa kubaka urugo rwiza gute kandi amafaranga ahari my god Pastor mwanya n'uwawe ushaka kudusobanurira murakoze cyane turaza kuganira ariko ntabwo ndi bwiharire ikiganiro nkuko turi kumwe n'uwo turi buganire ndakeka ibyo ari byose nubwo namwe muri be murimo kubaza ibibazo byinshi ariko nawe aragenda ababariza byinshi ndahari ku bwanyu arahari ku bwanyu kandi ndabizi ko biri bugende neza ndashaka gutangira mvuga gakeya kuri iyi topic mu by'ukuri nubwo tuvuze gutya ko amafaranga ashobora gukora ubukwe bwiza ariko adashobora kubaka urugo ntago twirengagije ko mu by'ukuri ubuzima bwacu bwa buri munsi tubamo busaba yuko umuntu agomba kubaho ari uko afite amafaranga amafaranga ni ikintu cy'ingenzi turanakigisha kenshi by'umwihariko ngewe iyo ngeze kukwigisha amafaranga nyavuga cyane abanzi barabizi nkunda kuvuga ukuntu bimera mu by'ukuri nshobora kongera kubanza kudefanda gatoya uburyo amafaranga nanone mu rukundo cyangwa mu rugo cyangwa muri fiyansaye nabwo araryoha kuko mukora ibintu byinshi byiza bikongera urukundo ariko mvuze ngo bikongera kumva ko urukundo rwa ruhari bikongera urukundo urumva rero ko adahari ni hatari adahari ni hatari mushumba amafaranga adahari ni hatari ariko nanone kandi nashaka kuvuga ko atari ryo shingiro ry'urugo ko rugomba gukomera kubera ko rufite amafaranga nituganira kuri ibi bintu turaza kugenda dutanga ingero zimwe na zimwe zifatika nkuko wabivuze kuko dufite ubunararibonye tumaze igihe kinini no kuba umuntu ayoboye itorero uba waragiye uhura n'ibintu byinshi bitandukanye n'imyaka unamaze ubatse urugo irahagije ibihagije kuba umaze kumenya ese urugo amafaranga agarukira hehe mu rukundo rw'urugo rw'umugabo n'umugore rw'abashakanye amafaranga agarukira he ese agira uwuhe mumaro mu gihe muyafite ese mu gihe muyafite niki gishobora gutuma nyine atubaka urugo kandi muyafite kandi ari meza ngira ngo nicyo kibazo cyane abantu dushobora kuza kuganiraho cyane ni gute umuntu ashobora kuba afite amafaranga mu rugo ariko urugo ntirugende neza ntirwubakike kandi tuzi ko amafaranga ngakora byose ngo uretse umwuka niwe utabasha kugarura ariko ngo ubundi ibindi byose arayakora ubwo ngubwo habonetse n'ikindi cya kabiri ko ashobora kuba ahari ariko urugo ntirubeho urugo ntirwubakike kubiriye iyihe mpamvu niyo nshaka ko tuvugaho none aha ngaha amafaranga ushobora kuba ufite amafaranga menshi mu by'ukuri ugashobora gukemura ibibazo byinshi by'urugo rwawe ruba rukeneye mu by'ukuri ni byiza nta n'umuntu n'umwe utakwifuza ko ayo mafaranga uyagira ariko nabonye kenshi amafaranga nanone kuba uyafite ariyo yari intego cyane cyane ndashaka kubanza gusubiza inyuma gatoya kugira ngo tuze kwinjira mu rugo ariko twanaganiriye cyane cyane ahantu ushaka ngiye kurasa birenze kuba mu rugo cyane ndashaka kurasa cyane gutegura gutegura urugo ni ukuvuga ngo urugo ntabwo ari bizinduka ngo mu gitondo ngo umuntu agire urugo kugira ngo uru rugo rugumeho kuba ari urugo rumeze neza ruteye imbere rw'icyitegereza abantu bose bifuza kugira nkarwo ikintu cya mbere gikomeye biterwa na fondasiyo aho mwatangiriye icyo wubakiyeho mbere y'uko ujya gushinga urugo cyane cyane niho nshaka gutinda cyane kuruta mu rugo burya
nshobora gutanga urugero gatoya tutaraba gutangira Yego. kuri iyo fondasiyo. Iyo tubona izi nzu abantu bubaka batuyemo cyangwa dutuyemo mu rugo iwacu tubana nazo cyangwa tubamo Yego. iteka, izo nzu ziba zubatse. Ariho nja kushaka kongera kuza kuganira gatoya ku ijambo ry'Imana riri muri Matayo, turi buganireho ibice 7. Yego. Tuza kuganiraho ku murongo wa 24 naho turaza kuganiraho gatoya kugira ngo tumenye dusobanukirwe, ariko wenda ashobora kubivuga abaza gusoma wenda bakaza kubisoma, ashobora kujya muri Bibiliya tugatinda, ariko ndaza kugerageza kubivuga nk'uko byanditse muri Bibiliya, niho ngiye no guhera none ahangaha cyane cyane kuri fondasiyo yo kubaka urugo rwawe, aho rutangirira. Abantu benshi barebera urugo umugabo n'umugore batangiye kubana, ariko iyo batangiye kubana umugabo n'umugore, iyo batangiye kubana burya urugo ruba rwarubatswe mbere y'uko ruba. My God, kambabwire ikiganiro kizadusanga nka pate 3 kuko gitangiye kuryohera ku buryo numva tutari bukirangize. Urugo rubaho mbere y'uko ruba. Ego. Mbere y'uko ruba urunguru abantu bazi neza yuko urugo ari umugabo n'umugore babana mu rugo. Ruplaningwa mu mutwe utaranategura, utararugeramo, utaranaba no gushaka fiyansaye. Yego. Niho umuntu atangira gutegura urugo. Noneho kandi akaza kugira urugo rwiza rwa rundi yateguye ataraba kuru. Yego. Rutaraba. Hakaba ikihe cyitwa kiriya gihe tugira cya fiyansaye, cya fiyansaye. Aho niho umuntu aba arimo kubaka. Iyo tubona izi nzu dutuyemo cyangwa tubamo, ntabwo umuntu aba mu nzu atarayubaka. Yes. Urabanza ugategura, ukagura ikibanza, ukava mu kugura ikibanza ukazashaka amafaranga yo kubaka iyo nzu, ukayubaka nk'uko ushaka. Ugakora plan, ugakora inzu, ukayubaka uko ushaka, ukayishyiraho. Nyuma iyo wayigiyemo nibwo noneho ibaye inzu yo kubamo. Ibibaye inzu yo kubamo. Ibi turabigereranya n'urugo. Uru turimo kuganiraho. Uru rugo ruriho uburyo ruzabaho cyangwa uburyo ruzakomera, uburyo ruzagira agaciro abantu bakavuga ati dore urugo rwiza. Abantu bose batangaho urugero. Bizaterwa na fiyansaye y'umugabo n'umugore cyangwa umukobwa n'umuhungu bagize n'icyo yari yubakiyeho. Okay. Nicyo kizatuma urugo niho turimo gushakanya aho kumvikana. Nicyo rero nshaka kuvuga cyane cyane tuze kwinjira ku mafaranga, ariko cyane cyane twamenye neza fondasiyo y'ayo mafaranga, intego yayo cyangwa impamvu yayo. Yego. Nitugera muri fiyansaye wenda nawe uraza gushaka kumbaza uvuge se ubundi fiyansaye ishobora kuryoha cyangwa ishobora gukomera, ishobora kumera nziza, kuko turi kuvuga ku mafaranga. Ishobora kuba nziza, ishobora kuryoha kugeza n'igihe umuntu ashobora kujya kubana n'undi nta mafaranga bafite, nta mafaranga bateguye, nta mafaranga bafite muri fiyansaye. Ibintu fiyansaye ishobora kuryoha, birashoboka. Birashoboka cyangwa ntibishoboka? Mutubwire kabisa. Mu ijambo ry'Imana nashatse ko tuvuga muri Matayo ibice byaho 7 umurongo wa 24. Bibiliya ivuga ku nzu ebyiri zanditsemo aho muri Bibiliya. Hari inzu ngo yubatse ku musenyu n'indi nzu yubatse ku rutare. Bibiliya ivuga ngo izo nzu uko ari ebyiri, nyirazo amaze kuzubaka cyangwa abantu babiri bamaze kuzubaka, kuko Bibiliya ivuga ngo inzu imwe yari y'umugabo w'umupfapfa, niryo ryari izina rye. Iri rya kabiri izina rye ry'undi muntu wubatse inzu yari yitwaga umunyabwenge. Hanyuma abo bantu bubatse izo nzu ebyiri ku mudugudu umwe, noneho baza guhura n'ikiza. Ibiza murabizi. Baza guhura n'ibiza, biza muri uwo mudugudu umwe, bisanga ya mazu y'aba bantu babiri bubatse. Ariko Bibiliya ivuga ngo ibyo biza byaje ko harimo umuyaga, harimo imvura, harimo amahindu, harimo ibintu bibi cyane nyine by'ibiza nyine. Ngo byose byabanje ngo ibiza ngo biragenda bijya ku nzu imwe y'umugabo umwe witwa umupfapfa. Umuyaga urahuha,
imvura iragwa imirabyo irakubita byose ngo biragenda byikubita kuri ya nzu. Biravuga ngo kugwa kw'iyo nzu ngo kwabaye gukomeye cyane, yikubise hasi ku buryo nta kintu na kimwe cyasigaye, irasenyuka. Matayo 7:24. Mufate birazanyaho muri muhasome. Yego. Noneho ngo hari indi nzu y'umugabo witwa umunyabwenge, noneho ibiza byaje byarasaga, nta kintu na kimwe cyari gitandukanye n'icyundi, byose byarasaga. Ngo imvura iragwa, imiyaga irahuha, imivi iratemba, imirabyo irakubita, byose ngo biragenda nanone byirunda kuri ya nzu ya wa mugabo w'umunyabwenge. Ngo iyo nzu ngo isigara ihagaze nk'uko yari imeze, nta kintu na kimwe cyabaye. Niho rero nshaka kugaruka kugira ngo tuganire ku nzu cyangwa ndabigereranya n'ingo cyangwa na fiyansaye z'abantu bakora, kuko ngewe urugo sindubara rwabayeho ruriho, ndubara muri fiyansaye. Uburyo rwateguwe mbere y'uko ruba nicyo muba murimo gutegura muzubaka. Uburyo wubatse fondasiyo ubwo navuze kuri izo nzu ebyiri ndazisobanuraho kugira ngo tuze kuvuga abo bantu bazubatse bazubakishije iki. Iyo tubonye uburyo zubatsemo bazubatse, ariko tumva ngo zimwe zari ku musenyi izindi zari ku rutare. Ni ukuvuga ngo muri make inzu yawe ushobora no kuyubaka ahantu hadakomeye, ariko bitewe n'uburyo wayubatse. Tujye tubona abantu bubaka n'amazu mu mazi, kwibaza se iyi nzu bayubatse mu mazi gute, mu mazi ko nta butaka buhari kukigumaho. Ariko hari impamvu zitumye ibaho, kuko inzu yose ibaho ishingira kuri fondasiyo. Ishingira kuri fondasiyo. Gukomera kw'inzu yose kubaho ni fondasiyo. Rero fondasiyo mu rugo nyitiye fondasiyo ni fiyansaye. Umukobwa n'umusore mu gihe batangiye fiyansaye, uburyo bagomba kubana, irwo nirwo ruzategura urugo rwabo ko rugomba kuzaba rumeze. Sinzi kugeza aho niba nakomeza cyangwa bakomeza, ariko hagati aho urumva iyo abantu bari muri fiyansaye bategura urugo, buri wese avuga ko akoresha strategy. Umukobwa umwe akavuga ati ngewe mfite ntuza runaka ngenderaho, umugabo tuzabana agomba kuba afite inzu, agomba kuba afite imodoka. Abakobwa bagiye dukunda amamodoka, my friend. Agomba kuba afite imodoka, agomba kuba afite amafaranga, yarubatse ikofi. Noneho kandi koko wabyumva, kubera ko abadamu tunakurikije na Bibiliya nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ubundi abadamu ntabwo twe dukwiriye kubaho turushye rwose. Ikizaturushya umuvumo Imana yatuvumye n'umwe, kubyara tubabara. Noneho ibindi bikaba ku mugabo. Ariko noneho ngewe sinkunda stress, sinshaka kuba stressé umugabo ngo ajye kubishaka tubana. Kubera iki ntashaka ko bifite. Aho rero nzanye neza kuvuga kuri za nzu ebyiri. Kuri za nzu ebyiri nashakaga gusubiza icyo kibazo uvuze. Mu by'ukuri Bibiliya niko n'ubundi ibita, ivuga ko muri nzabya zoroshye n'ubuzima n'uburyo Imana yabaremye n'uburyo mumeze, mu by'ukuri ibintu byanyu byakagombye kuba byoroshye. Byakagombye kuba byoroshye. Nuko nyine byanga umuntu aguye ku muntu ufite ikofi rwose ibintu byawe ari sawa. Rero ndashaka kukubwira ko mu by'ukuri ntabwo ikofi ariyo yoroshya ubuzima. Ntabwo ariyo yoroshya, ndavuga urukundo nicyo nshaka kuvuga. Urukundo rw'abashakanye, ikofi nyinshi siyo irworoshye. Reka mbanze subire gatoya hariya ntaza kuza gutana kugira ngo tugende tuganira neza. Tuganire kuri izo nzu, kuko uransombwiye muri iyo fiyansaye umuntu niba agiye gushaka hari kondisiyo, hari ibintu yashyize imbere y'Imana, avuga ati ninjya gushaka umugore, ninjya gushaka umugabo, agomba kuba yujuje iki, yujuje iki. Hakabaho n'undi uvuga ati ngewe rwose nta kintu bimbwiye, kuko ngewe ndi tayari, ndagukunda, nta kibazo, ngewe tuzabishakana. Ariko none si ubwo abo bantu waba blaminga.
ese uwagiye yavuga ngo tayari tuzabishakana noneho yagerayo noneho bikananga noneho wagiye we avuga ati ewana njyewe nzategereza paka umuntu ufite ibi yarubatse ikofi imifuka imeze neza ko banavuga ngo ubwiza bw'umugore bwerekana urugo uko rumeze ikofi y'umugabo we ntabwo njye siko mbibona ntabwo ubwiza bw'umugore biterwa n'amafaranga umugabo afite reka nsobanure gatoya kuri za nzu icyo ndaza kugisubiraho nyuma ziriya nashakaga kuvuga ko ziriya kondisiyo zose twavuze wambwiye umukobwa yaba yarateguye cyangwa umusore aba yarateguye nizo zose ngiye kugereranya na ya nzu wubatse ku musenyi wamuganye n'abasore batazi bavuga ati nawe ndategereza ikigore cyubatse cyane barahari umusore avuga bafite kondisiyo akavuga ati ngewe umukobwa udafite amafaranga umukobwa udafite amafaranga udafite akazi ariko umusore aho uri niba uri dukurikiranye ukuri ni feke pe simbize ariko urumva ikintu akavuga umusore akavuga ati umukobwa udafite amafaranga nta kintu twavugana nta kintu na kimwe tuzigera tuvugana mu by'ukuri akavuga ati niba umukobwa adaturuka mu gipangu ahantu kwa runaka nzi bubatse ubuzima kuva mbere byajya biducanga bakatureba ukuntu batumeneramo uwo ntacyo tuzavugana kandi babaho umukobwa udafite iwabo etaje sinzamushaka uwo ni umukobwa ni umusore hari abantu bagenda bagakondana abakobwa ngo nibo bagenda bareba ibintu gusa ariko hari n'abasore bameze gutyo akavuga ati mu gihe umukobwa adafite umuryango aturukamo runaka ufatika yewe sinzabana nawe ndashaka kubwira musore uduteze amatwi cyangwa utureba nawe mukobwa uduteze amatwi ufite izo ntekerezo ndakubwira ngo urugo rwawe ugiye kubaka ni rwa rundi rwa wa mugabo witwa umupfapfa rwubatswe ku musenyi mu rugo igihe cyose kondisiyo yawe ufite ku muntu intego ufite ku muntu ushaka gushaka ishingiye ku bintu biri tangible bifatika bigaragara abantu babonesha amaso y'umubiri urwo rugo rwose ruba rwubatse ku musenyi urabyumva ute urabyemeye nisi pastor byashoboka gusa reka nkubwire impamvu ruba rwubatse ku musenyi uruhande rumwe ntabwo ndi buvuge ko urugo ahantu hose hari ubushobozi abantu bose bafite ubushobozi ingo zabo zubatse ku musenyi oya ntimuze kunyumva nabi ariko kondisiyo cyangwa intego impamvu ishobora gutuma ujya gushaka niba hari ibintu wabonye bifatika ari byo bikujyanye urugo rwawe rwubatse ku musenyi hano nakumvisha bishatse kuvuga ngo mbere kwanza kunda nicyo rero nashakaga gusubiraho cyiza ukunde witoragura umwana ari umukunde utanazi n'iyawe urugo rwose rwubatse ku rutare rwa rundi twumvise rwubatse ku rutare fondasiyo yarwo ya mbere ruba rwubatse ku rukundo utundi twose twinyongera dushaka mu buzima bwacu tukaza ari utuntu bibiri abantu bavuga ngo ni inyongera ikintu cy'inyongera burya kiriho kitanariho ntacyo kiba gitwaye ni ukuvuga ngo ikintu cy'ingenzi kirahari ariko ikigiye kubaho kindi ni inyongera reka wenda nkubwire nguhe nk'urugero rufatika iyo uteguye ameza iwawe ugiye kurya wowe n'umugabo ugiye kurya wowe n'umugabo n'abana bawe mushobora gutegura imeza iriho ibyo kurya byose ariko mukaza kuburaho imbuto ese mwarya cyangwa ntimwarya mushobora kubaho se nta mbuto zihari cyane habuze n'inyongera wenda iri butume ibyo kurya bigenda neza mu nda bimera neza mu nda ariko
byo byari inyongera ku buryo biramutse bidahari binahari nta kintu biri butware urimo kurya agomba kubaho. Ariko mu by'ukuri ikintu cy'ingenzi cyitwa ibiryo kidahari umuntu ashobora kubaho. cy'ingenzi mu biryo ni ukuvuga ngo ibiryo icy'ingenzi ni ibiryo yego bidahari hakaba bya bindi byo twita inyongera ari byo wenda deseri n'ibiki. Umuntu ashobora gutungwa na deseri ubuzima bwe bwose. ariko ibiryo bishobora kugutunga. Ibiryo bishobora kugutunga. Nshatse rero kuvuga iki, ndavuga ngo ubundi urugo rugomba kuba cyangwa icyo wubakiyeho cya mbere kizatuma urugo rukomera cyagombye kuba urukundo mbere na mbere. Hanyuma ibyo bindi byose twavuze bikaba ari inyongera. Mu yandi magambo bihari bitanahari wowe uriho. Urugo, amafaranga, ujya gukora ubukwe ushobora gutegura ubukwe abantu bose bakaza, buri muntu wese bavuye akavuga ati hariya ahantu harimo ifaranga. ariko rero pastor wenda tuve no muri fiyansaye cyangwa se mu ngo twageze mu rugo kugeza ubu no kuri mu buzima busanzwe iyi si ahantu twerekeza. Hari ijambo abakuru bakunda kuvuga ngo abana bataye umuco, ariko n'abakuru nabo akantu ko guta umuco kabagezemo. Usigaye usanga amafaranga ari imbere. Sibyo? Njyewe ndi umusore nkunze umukobwa ngiye iwabo wenda ntibishoboye, wenda n'uwo mukobwa yarize segonderi ariko ntiyagirwa amahirwe yo kurangiza gukomeza kaminuza. So noneho ageze iwabo, umusore iwabo baramubwira ati okay, abo ngubo abakobwa nabo fiyansaye basigaye bidirengera ku nkwano bakajya kumenyesha ababyeyi. Noneho undi mukobwa akabwira umuhungu ati rero njyewe wacu urahazi, situasiyo zose urazizi, nta mafaranga dufite. So wenda byaba byiza unkoye nka miliyoni 2 kugira ngo zifashe no kwitegura gushaka ibirongoranwa yabindi. Noneho ugasanga umusore niba bigejeje iwabo ati umukobwa yiza ngahe, avukahe, byagenze biti, bafite iki, azajya yinjiza ngahe ku kwezi. Noneho ugahita usanga biri kuva mu bakuru bimanuka mu bana, kuko umwana w'ahantu hishoboye arajya gutereta umwana wo tuvuge wenda mu muryango uciriritse akagenda yikandagira, wenda yamukunze ariko avuga ati ni mugezi wacu. Noneho bizagenda biti, bizagenda bitetse ni mugezi wacu bazambaza. Ese reka tubwire abo basore n'abakobwa bakurikira ibintu, ariko no twinjiye no mu babyeyi. Cyangwa se umubyeyi akamenya ko w'umukobwa akamenya ko umusore afite amafaranga agashaka ko ajya kumugushyingira wese yamumazeho. Arankwaya bigende bitya nyine tutubwire nabi, ariko n'ababyeyi tubabwira. Yewe nkunda ko twazajya tuvuga tunakora kuri kote zose, kuko mu badukurikiye hari abatarakurikiye ibyo, ariko hagati y'abana harimo amakimbirane n'ababyeyi kubera amakimbirane aturuka ku babyeyi ku bushobozi. Nta bushobozi bafite. Njyewe ntabwo nashingira umukobwa wanjye muri uriya muryango, rero ntabwo nashingira umuhungu wanjye muri uriya muryango. Nta bakene, ntacyo bafite. Umwana wanjye agiye kuruha, azajya avunikira urugo wenyine. Dusubiye wenda ku babyeyi gatoya, ikintu nabwira ababyeyi mu by'ukuri byose bimeze nk'ibyo ngibyo ubundi twavugaga. Urugo iyo rushingiye ku kintu icyo ari cyo cyose twavuze, dusubiye turimo no kuvuga kuri za nzu twavuze, iyo rushingiye ku kintu icyo ari cyo cyose, iyi si tubamo, ndashaka kubwira abantu badukurikiye, ntabwo Banyarwanda baravuga ngo ibintu bihora ari gatebe gatoki, birasimburana, ibihe birasimburana. Ushobora kujya kubaka urugo kubw'impamvu za zindi twavuze zose, kondisiyo umuntu aba yarashyize akavuga ati njyewe ngomba gushaka umusore ufite akazi gafatika winjije amafaranga afatika. Mu by'ukuri ntabwo tubitege maso ko ariko bigomba kugenda, ariko inshuro nyinshi hari igihe bibaho umuntu wari wizeye
cyangwa wari ufite ureba ko afite ubuzima, afite akamodoka keza kandi twavuze mbere dutangira, ataha mu gapangu keza, akodesha kameze neza, ariko wagera mu rugo kubera ko cyangwa nabifite atari ibyo ibyo bibaho nabyo ndaza kubikubwiraho nge ndabizi neza kuko mfite experience ndabizi. Wamara kuba mu rugo rw'uwo muntu wagerayo ubuzima bugahinduka, ibyo watekerezaga byose ko ariko bimeze byose bigahinduka, ubushobozi bugashira, akazi kagashira, bya bindi byose wabonaga bigashira, ukajya ukabona umuntu yasubiye hasi mu bushobozi pe, ukabona araho nawe arapfundikanya nk'abandi bose. Iyo waje intego yawe kujya kubana n'uwo musore, intego yawe ari bya bintu waje uhanga amaso ari byo ufite, urugo rwawe rurangirira aho ngaho. Niyo mpamvu navuze ngo ibintu byose byubatse ku mpamvu izo arizo zose zitari urukundo ngo ibindi biba ari ibintu bishamikiyeho, byose ni ukubaka ku musenyi. Basore mudukurikiye, namwe bakobwa mudukurikiye, aba basore barabamenye, bamenye amakuru yanyu, bamenya yuko iyo umuntu adafite akantu mutakimwemera, nabo bahinduye ubwenge, bafite ukuntu bashobora gukora strategy yo kukubeshya kuko abizi neza yuko umutima wawe wamaze kurarikira ubutunzi n'ibigaragara n'ibifatika biboneka. Niyo mpamvu navuze ngo amafaranga ashobora kuba gukora ubukwe, ariko nyuma y'ubukwe ntabwo ashobora kubaka urugo, kuko urugo iyo mugeze mu rugo cyangwa muri fiyansaye n'ubundi hatabayeho ukuri, umuntu kuba mwese mugiye gushingira ku rukundo, buri muntu wese agenda areba icyo umuntu akeneye, yamara kumenya icyo akeneye akavuga ati uyu mukobwa naramukunze rwose pe, numva ntamubura. Nimugeza mu rugo ashobora kutazasubira iwabo, reka nkora igishoboka cyose mutware mubeshye. Reka mbaho urugero bako ukuntu hari kimwe kigeze kuba cyabaye kuri njyewe, narakibonye. Hari ahantu nabaga muri ahantu nacuruzaga iduka, nari mfite iduka rinini cyane, byari rya mukuru wanjye, yabaga mu mujyi, ngewe ari inshingira ahantu ari rinini cyane pe, ryari rinini pe, byiza rwose. Ngewe nige wahacuruzaga. Noneho hari umusore, nge nari nkiri umwana mutoya, ariko hari umusore yarakumuye mukuru, aza gushaka, nta mafaranga yagiraga, ariko yari afite papa we amwubakira inzu iri aho iciriritse ariko idaciriritse cyane, imeze neza, arayimuha ayibamo. Ariko umusore ntiyagiraga akazi, yari babasore, hari abasore babaho akikubita agapudure, akikubita agasatsi akagakora neza, akambara agakweta akitera agaparufe, yakunyuraho byonyine yagusuza ukavuga ati uyu musore kabisa afite akantu. Ariko we yamenye strategy, avuga ati uyu mukobwa kumutunga byagenda bite, ni ukuvuga ngo kugira ngo mbone uriya mukobwa mwiza nkeneye nshaka, nanjye ngomba kumushakira uburyo, kuko abakobwa b'iki gihe turabazi icyo bashaka, niko abasore benshi bavuga ngo abakobwa b'iki gihe. None harangije uwo mutipe yaragiye agura nk'udupantaro tugera nko muri 4, akagira n'izindi z'abandi basore bagenzi be yambara atira. Noneho yarazindukaga agafata baga akayikubita mu mugongo, akagenda, twe tukagira ngo agiye ku kazi, akava nko mu mujyi umwe akajya mu wundi, nkuko wava Kicukiro ukajya mu mujyi, cyangwa ukava mu mujyi ukajya Nyabugogo, cyangwa ukajya he. Buri mu gitondo akazinduka kwiyuhagira, akambara neza, ipantaro iteye ipasi, agaparufe, hafi aho ngaho agasatsi akagakora neza, akagenda. Abantu bose babaga bazi ko iyi nkuru ndumvi iva irentarse agiye ku kazi. Noneho aravuga rero, buri mukobwa wese mwiza nzashaka nzamubona. Ikintu yakoze, yaraje arampanga, nari nyiri umupagani, byari kera nyiri umwana ndi umupagani, arambwira
nigaga mu wa gatanu primaire nibuka icyo gihe ariko twe twize dukuze twari dufite n'igihagararo abo twari tumeze nk'abana b'iki gihe noneho ikintu cyabaye aragenda azana umukobwa arambwira ati rero hari umukobwa ndi buzane ariko ningera aho ngaho ni uri bube boss w'iryo duka ni jyewe nyiraryo wowe nimpagera urahinduka umukozi wanjye ndamubwira mu buhe buryo ati icyo ndi bukubwire cyose gukora ugikore nta kibazo ndakwishyura buri kintu cyose kiri bubera aho ngaho cyose ugikore wowe ntugire ikibazo ati ndamubwira nta kibazo ndaba numva twari inshuti mu buryo busanzwe n'ubundi nubwo nari umwana ariko abantu barankundaga ndabite bitewe nuko nari meze nawe yari umuntu umeze gutyo araza azana umukobwa nkubwiza ukuri ibi aba bantu babona inyuma yari umukobwa mwiza kabisa wow mwiza pe kobwa wize mwiza yaramukuye ahantu mu yindi quartier duturanye yo hakurya y'iwacu ariko abantu bifashije basoboka bafatika aramuzana araza ubwo sinzi ibyo yari yamubwiye akigera aho ngaho barinjira mu iduka aho nacururizaga aramuha karibu arambwira ati zana intebe sha arambwira zana intebe sha ndayizana nyishyira aho ngaho aricara nawe aricara arangije ataraba kwicara abarantangiye aranuka arambwira ko ugira ubwenge cyangwa uri gicucu ntabwo yese nakoze iki ahubwo ati nk'ayo mavuta naho ngaho bakwiye kuba ari fata ayo mavuta uyashyire hariya ibintu byose mba nasize nabipanze neza nkuko bikwiriye nkagusiga aha ngaha nkubwira ngo sanga ibintu bimeze neza naza ngasanga wanyanyagize umeze nk'umusaza aha ngaha ari seriye kabisa arantonganya bya bindi biri seriye noneho kubera ko twari twabivuganye mbere nkumva namubwira ariko nyine kuko twasezeranye nyine ko ubwo nahise menya neza ko umukobwa yazanye yamwemeje yuko iduka ririje ngewe ndi umukozi wiwe ntabwo byatinje hasize igihe umukobwa umuhungu aramuzana aramushaka abo umugore we umukobwa ageze mu rugo nibwo yaje kumenya amakuru neza yuko ryaduka atari rye wa muhungu nta kazi agira wa muhungu nta kintu na kimwe afite n'imyenda yose yambara yose ntabwo ari iye umukobwa yisanga noneho asigara mu ihurizo yavuye iwabo yabemeje yuko we agiye gushaka yarajyanye umusore iwabo baramubonye barashimye babonye umukobwa umusore ukuntu asa ukuntu yambaye ukuntu ameze ababwira ibyo afite byose kubera umutima w'umukobwa we wari mu bintu icyo yashakaga kondisiyo ye yari ikomeye nuko umusore agomba kuba afite ubuzima nkuko nanjye wanjye na iwacu twavuye tutasaba umunyu nanjye ngomba kujya ahantu ageze yasanga birasaba yuko ari bunabwirirwa akaburara hari aho byageraga ibimvuga n'ukuri hari aho byageraga mbona umugore agiye kuburara umugabo yamutaye yigendeye mfite nk'amafaranga muhamagara atanu igenda ujya gushaka icyo urya akagenda agashaka icyo arya ariko umukobwa asigarana ikibazo kimwe ubu ndasubira iwacu koko narababwiye ko ngiye gushaka umugabo ufite ifaranga nzajya kubabwira ko riya duka ritaririye nzajya bari barabyaranye nzajya kumubwira ko iduka ataririye nzajya kumubwira ko umusore adafite ubushobozi umukobwa agira isoni zo kubyereka abandi bakobwa bagenzi be agira isoni byo kubyereka umuryango aremera arapfa apfira biracyabaho biriho ariko ndashaka kubabwira abakobwa ikintu cya mbere iyo biza kuba umukobwa yaragiye yarakunze umuhungu by'ukuri ingaruka zose yari buhure nazo nta kibazo zari bumutware nanone kandi ingaruka ku bahungu abahungu cyangwa abasore benshi banyarwanda baravuga ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi ariko ndashaka kubaha umuti nyamuti muzima aho kugira ngo ushake umukobwa wamubeshya ibyo ufite cyangwa ukuri narize ntiwize mfite akazi ntako ufite mfite amafaranga kuri konti angana gutya ntayo ufiteyo urwo rugo rwawe ushobora kuzatiratira n'amafaranga n'ibiki byose ukabikora abantu bakagukunda ibyo uko ushaka gukora bikabikora bikaba ariko urugo ntiruzagumaho amafaranga menshi mu bukwe watiye abantu cyangwa yabaye ibintu bikagera neza ariko ndabana gutwerereye umukobwa akagukundira ibyo ngibyo nzi abasore benshi bari hanze aha ngaha bafite amamodoka atarayabo
bajya gusura abakobwa mu bipangu by'iwabo bafite amamodoka atarayabo. Urafata imodoka ushobora gufata amafaranga. Erega iyo tuvuga ngo amafaranga ntabwo tuba tuvuga ari amafaranga 100, 200, 300, 400, 500. Ayo si yo twita amafaranga. Ayo yo yubaka urugo kuko bibasaba mu rugo hasabwa ibintu byinshi umuntu agomba gutanga by'ubuzima. Ariko mu by'ukuri hari igihe tubara amafaranga menshi, miliyoni afatika, umukobwa akaza ari byo bintu yiringiye bifatika, ariko wagera mu rugo ukabona imodoka y'umuntu azana. Umusore ashobora kubona 30,000, ashobora gukodesha jipe nziza, ayageza kugusura iteka akaza ari muri jipe. Iwanyu bareba umugabo gatuye umuhungu nagucika. Mu by'ukuri we ntiyagukunze, nawe ntumukunda, ariko bitewe n'icyo ubona afite kikaba ari cyo cyambere kigiye kuba. Abasore iyo bamaze kumenya ko umukobwa akunze ibyo bintu, nawe agerageza guhora guhindurira, ukemera kandi akubeshya cyane. Arabikora cyane. Ayo mafaranga bene nk'ayo ngayo, ayo yo ntibayabura, barayashaka. We wamubona iteka ukabona ubwo bushobozi burahari. Abakobwa benshi hano hanze barabeshwe. Iyo urugo rero rutangiye, iyo nkuru iri kugenda umubicenge ariko nkumvira no kumbabaza. Nukuri nyambita nimaza nk'umuntu ubayeho muri ubwo buzima. Yaragisha. Iyo wamaze kugerayo rero usigarana ikibazo kimwe cyo kuvuga se ndavamo. Nakitahira. Usigara nubaza ntahe. Nataha. Bigende bite none ukavuga se nzasubira mu rugo gute? Wenda mu rugo nabo narababwiye ibindi bintu. Nzasubira mu nshuti zanjye nzababwira iki? Ukemera ukavuga ati ndemera nambe, ukabaho cyangwa ukajya kubona ukabona urugo habama abafata ibyemezo nk'uko bivuze, akavuga ati urugo n'ubundi ruratwanagereza sinarubamo. Niyo mpamvu ahubwo se pastor buriya nk'abo byagenze gutyo ushobora kubagira ihe nama ababyisanze mu byarangiye. Ubwo ati narahubutse nkurikira ibintu hano hazara abasore pastor. Nge harabonze. Umva umusore rwose ebana yihiringa hasi no hejuru. Akirwa nakodesha amamodoka, akirwa nagira iki kugira ngo yemeze. Noneho ukibaza se uyu muntu ibi bintu ari gukora biri kumusiga mu madeni, biri kumusiga kugira ngo gusa yemeze. Ntabwo ari kureba ejo. Uyu mukobwa ari gutwara ejo bizagenda bite? So basi abagezemo muri urwo rugo kavuga gasanga umusore yaramubeshye. Ese wamugiriye inama kurusohokamo, gutuza agasenga Imana, wenda ko ariye yahindura amateka? Gusa akenshi usanga n'umuntu umeze utyo niyo amateka yahinduka bya bintu bikaboneka, nabwo ashaka kubikoresha ahandi, kabijyana mu bandi gushaka kandi undi mukobwa. Isi ya none irashaje pe. Ikintu nabwira uwo muntu wamaze kugera mu rugo, mu by'ukuri divorce nubwo abantu bazikora ntabwo ari umugambi w'Imana, ntabwo ari gahunda y'Imana. Hari ibintu Imana yavuze, hari ikintu Imana yavuze cyo kiri gishoboka ku buryo bibaye ngombwa. Bibiliya iravuga aha ngaha mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri ba mbere ibice byaho 13 umurongo wa 7 haravuga ngo urukundo rubabarira byose, rwizera byose, rwihanganira byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo rubabarira byose, rwihanganira byose, rwizera byose, rwiringira byose. Rero iyo urugo wamaze, Bibiliya ivuga ko keretse umugabo cyangwa umugore aramutse asambanye aguciye inyuma, Bibiliya ni we muntu wenyine yemerera kuba yashobora gutandukana n'uwo bashakanye. Ariko nyuma yaho naho haba kondisiyo zindi abantu batajya babasha gushobora, nibo maze gutandukana nawe nanone hari izindi kondisiyo usabwa, wenda tutagiye kuvuga aha ngaha. Ariko nashakaga kuvuga ngo nanone
Imana iyongeraho aka kantu, uwo muntu niba koko mwarabanye kubera urukundo rubabarira byose. Ashobora kuba yaraguciye inyuma cyangwa ashobora kuguca inyuma, ntimunakore divorce kubera urukundo. Ariko ahantu hatari urukundo, kubw'impamvu iyo ariyo yose ishoboka cyangwa icyo uhuye nacyo, izi ngo zose twumva hanze ahangaha zabaye nk'amakuru yumva ngo divorce. Burya ntago ikibitera cyose, ikintu cyabiteye divorce 90% ziba ziterwa n'ibintu bari biringiye cyangwa ibyo babonaga aribyo byari bimeze nka fondasiyo zabo zikomeye zasenyutse, fondasiyo zigasenyuka. Ni ukuvuga muri make yaje avuga ngo umugabo ngiye gushaka afite inzu, kandi nicyo kintu cya mbere nasabaga. Bagera mu rugo iyo nzu bakananirwa kuyishyura, banki wenda ariyo yayiguze, hanyuma bikaba ngombwa yuko iyo nzu itezwa cyamunara bagasubira mu gukodesha. Umukobwa akavuga ati do mba nkuroga ngiye naje nshanga inzu, mu gihe inzu itari iyawe tutari buyibanemo, n'ubundi ntabwo tugomba kuyigumanamo. Ikindi akaza wenda hari ibindi runaka yari yizeye cyangwa yari yiringiye ku muntu, ibyo yagerayo yatabibona agahita afata divorce, kuko icyo yashakaga sicyo, kubera ko fondasiyo Bibiliya hano navuze ngo urukundo rwihanganira byose. Ikintu icyo ari cyo cyose mwabamo, ubuzima bwose mwabamo, mufite urukundo, mubasha kuba. Hari umuririmbyi wigeze kuririmba ngo no hasi araharyama, ibyo bibade ari urukundo. Niyo mpamvu navuze ngo amafaranga menshi ntabwo ashobora kubaka urugo, ariko ashobora gukora ubukwe. Ariko kubaka urugo ntiyarwubaka. Ni gute umuntu ashobora kuba muri fiyansaye n'umuntu, gukundana n'umuntu kandi adafite amafaranga, kandi bakaba bameze nk'aho bayafite kandi batayafite? Gute se pasi? Kuko muri fiyansaye abakeneye utuntu twinshi, gusohokana umukunzi wawe, utugifti. Umukungu udafite amafaranga ubundi urukundo rwe rwaryoha gute adafite amafaranga? Ari kumwe n'umukunzi we, akeneye kumuha gift kuri anniversary ye, akeneye kumusohokana ngo basangire, akeneye ko bamugurira akantu mu gihe hari ikintu amukeneyeho nawe akimuha. Koko birashoboka rwose. Ndashaka kubabwira yuko bishoboka ko ushobora kubana n'umuntu mukarinda munabana, mugakora ubukwe, kandi mufite urukundo ruryoshye, kandi munasohoka, kandi munatafite n'amafaranga, mudafite n'amafaranga. Aya kwikopesha se? Nabasobanuriye mbere, ndavuga amafaranga ndimo kuvuga ni amafaranga. Wenda reka nguhe urugero. Muri fiyansaye nagize n'umudamu wanjye, mu by'ukuri mbabwiza ukuri, icyo gihe nari mbabaje birenze kubabaza. Nari umuntu ukennye, hahandi umuntu nyine abona ko nta mafaranga afite. Ariko muri uko kutagira amafaranga nari mfite urukundo. Uwo nari naramukunze kubera urukundo nyarwo. Noneho nawe arankunda, nge sinabaye nk'ababahungu. Igihe namubwiye ko mukunda, musaba ko twabana, musaba ko dukundana, dupropose ubukwe. Uwo munsi nge namusabye, twari dusanzwe tusengana, turirimbana, tubana, n'ubundi yari asanzwe anzi. Ariko noneho ngewe tugiye gutangira namubwiye, nubwo ndagusaba ko ngewe icyo urukundo nsaba cyangwa ubushuti nsaba hagati yanjye nawe nubwo kubana, ntabwo ari ibindi. Noneho ndangije kumbera nk'umugabo wanjye niwe wambwiye ngo remera ko tubana. Bivuze ngo iki? Yenda ndashaka kubaka urugo, yenda ndashaka umugore. Ndashaka umugore, sinshaka kope na kopine ibintu bya kopine, mu bya kopine. Noneho ndangije ndamubwira rero, mbere yuko musaba gutanga igisubizo, byose nabivugiye rimwe. Ndabanza rero ndivuga, mvuga uwo ndiwe, mubwira uwo ndiwe mbere yuko anyemerera ko tuba abafiyanse, dutangira urwo rugendo. Mvuga ubushobozi bwanjye, mvuga ibyo ari byose, ku buryo
njya kumubwira naramubwira ati no kugira ngo mbone n'amafaranga icyo gihe twebwe byari bikiri cyera navuga kugira ngo mbone n'amafaranga 200 cyangwa 100 ryo kuyogoshesha ubwanwa ndabanza ngasenga aremera ndabwira umuntu ugiye gusaka cyangwa uwugusabye urwo rukundo namuhaye igihe cyo kubitekereza. Ese pastor niwe mugore we muri kumwe ubu cyangwa n'undi mukobwa? Niwe turi kumwe uyu munsi. Wow. Niwe turi kumwe nawe uyu munsi. Icyo gihe rero pastor ni urugero rwiza nawe tuzagutumira. Urugero rwiza. Rero tujya kubana muri iyo fiyansaye namubwiye ukomeze kose. Mu gihe cyo gutekereza ndamubwira ati cyakora mfite urukundo urwo rukundo mfite igihe cyose ikintu cyose nzabona mu buzima bwanjye nzakiguha kuko mfite urukundo rw'ukuri nta yindi mpamvu iyo ariyo yose iri inyuma n'urukundo nawe genda ubitekereze bihura n'icyifuzo nawe yari afite ko nawe yari akeneye umuntu ufite urukundo uzamukunda by'ukuri. Ndangije turabana muri fiyansaye ndashaka kukubwira ngo fiyansaye yacu umva ko mwigenzi abasore bose n'abagabo mwese mufite ingo sinzi ko hari umuntu uzagira fiyansaye iryoshye nk'iyo twari dufite. Ariko pastor gataho kandi nta mafaranga n'ubu kandi usiko meretse kujyana muri salon gukoresha imisatsi none sinzi ko ndi kureba mu mafoto umukwaferi abona ifoto yanyu yawe na mami noneho atambwira ngo ngo abantu muraziranye ndambwira yina abapasiteri banjye ngo reka ngo utere story ngo aba bantu ngo narinzi ko ari abakope n'abakopi none gasho wundi bazanye abana hano ndumirwa musiko barabafatanya agatoki nk'aho bakibana. Ikintu cyabiteye ni iki? Ikintu cyabiteye ni bya bindi navuze mbere fondation icyo mwari mugamije mbere yuko mubana. Twarageze tumaze kuba tutangiye fiyansaye umubye uzi ko twajyaga twarasohokaga ntabwo twashoboraga kumara icyumweru tudasohotse ngo twasohokaga gute iyo twabaga tutafite amafaranga nabwo twarasohokaga. Icyo gihe fanta yaguraga 300 mu kabari kandi ntabwo twasohokeraga ahantu hari aho twayishakaga nyine ahantu turi bujye tu byanga byakunda. Ni ukuvuga ngo hari igihe nabaga ntafite amafaranga pe kandi nawe nta kazi yagiraga nawe nta mafaranga yari afite noneho nkabubwira rero turasohoka ufite ubwo iyo twabaga turi bugende namubwiraga amafaranga mfite mbere yuko tugenda mfite 2,000 cyangwa mfite amafaranga 1,000 twarasohoka ukuri twarasohoka urumva nibyo nashaka kubwira ngo amafaranga ntago yubaka ubufiyanse niyubaka umubano niyubaka urukundo rwubakwa n'ukuntu mwebwe muri bubane muri ubwo bushobozi mufite kubera ikintu cya mbere mufite fondation ya mbere ikomeye n'urukundo ibishamikiyeho byose byo dukeneye gusohoka kwambara neza kurya ibyo byose bigenda byunganira urukundo biza mu rukundo ariko icyo mufite cyose gitoya mushobora kubana n'ukuri mu gihe hari igihe twasohokaga tukanywa fanta yonyine tukicara mu kabari tukamaramo hafi nk'isaha nk'ebyiri urumva tukanywa agafanta kagashiramo tukafata kandi buri umwe 600 icyabi dufite nk'ibihumbi 2 tukabona nta kindi kiri buvemo ubwo tukicara tukaganira tukamara nk'amasaha nk'abiri tuganirira kuri fanta ebyiri kandi tukaba twasohotse tugataha tuganira tufatanye ku rutoki twese twishimye nkamugeza hafi yaho ngomba kumugeza nkamusezera nkataha nawe agataha akishima. Ibyo bintu byatubakiye fiyansaye y'imyaka 2 tuba muri ubwo buzima kugeza igihe twabaniye tubana tudafite ubwo bushobozi muri ubwo bushobozi bukeya twabanaga tubana twishimye dukundanye kugeza kuri uyu munsi. Niyo mpamvu uvuze nyine tumeze gutyo mutubona impamvu zabiteye n'ibindi byose twagiye tubona kuri iki kiganiro ndumva mu byifuzo byanjye namwe muze kutubwira niba mubyifuza twazagikora kumwe na mami. Kiraryoshye muri urugero rwiza rw'urukundo rw'abakundanye nta gifatika noneho mwebwe nta n'icyafatika gatoreke no kuvuga amafaranga menshi kandi kugeza na n'ubu mwubatse fiyansaye yanyu neza kugeza ngewe uwo mukwaferi umva yarumiwe arambwira ati bano bantu baranyumije bigaragara mwavuze ubutumwa mutanavuze mugaragariza uwo musore ko
hari ikiriho ingo nziza hano hanze hari ibihuha kambyite nk'ibihuha ngo nta rugo rukibaho nta rukundo rukibaho nta rugo rwiza rukibaho rero ibyo ngibyo nibyo biri kwica abana bari kujya muri fiyansaye kubera n'ubundi nta rukundo rukibaho ndashaka n'uyu mugabo yego namukunze ariko ndabizi n'ubundi ko nta rukundo namukunda we nta nkunda kuko bavuga ngo iyo umwe akunda undi cyane n'undi ntabwo aba amukunda niko bakunda kubivuga ariko uri kumva nk'ako kantu njyewe uwo mukwaferi yarumiwe angata abantu noneho ngo natunguwe no kubona abana bafite ngo abana bangana kuriya ngo ni ababo ngo narababonye ngo ndumirwa ndavuga none ahita avuga cyangwa disi nuko ari pasiteri ngo buriya nta nubwo yirebera ku ruhande ntabwo ariyo mpamvu impamvu ikomeye ni urukundo hari ikintu abantu bibeshya nanone kandi muri fiyansaye n'abakobwa bakunda kwibeshya kenshi burya hari ikintu cyitwa urukundo hakaba n'irari byose byenda gusa iyo umuhungu yakunze umuhungu ashobora kubona urukundo irari no guharara ashobora kubona umukobwa akabona n'agakobwa keza akavuga ati aka gakobwa rwose ntabwo kancika wenda bijyanye n'ibintu abona bigaragara inyuma ashaka abona akavuga ati aka gakobwa ntikancika agakora ibishoboka byose ariko mu by'ukuri ntabwo amukunze ahubwo amufitiye irari rero bakobwa ikintu kizabereka abahungu cyangwa abahungu kizabereka abakobwa babakunda by'ukuri cyangwa n'abafitiye amarari icyo nacyo ni ikintu umuntu agomba kwitaho cyane hari igihe ushobora kubeshya ukagira umuntu ashobora kukubeshya ukagira ngo aragukunda ariko mu by'ukuri atagukunda ahubwo agufitiye irari agufitiye irari kandi ushaka umuntu ugufitiye irari akwitaho my friend birenze kuko hari icyo abakeneye kuko ntabwo irari rike ntirimwemerera gutuza cyane hari icyo akeneye agomba gukora igishoboka cyose kugira ngo akwemeze kubw'irari kugira ngo abone icyo akeneye hanyuma iyo bimaze kuba ese bashobora kubwirwa n'iki umuntu ugufitiye irari cyangwa se n'umuntu ugukunda n'umuntu ugufitiye irari umusore ugukunda mu gihe nkubwira umukobwa cyangwa umukobwa mwe mu nteze amatwi umusore ugukunda by'ukuri ntabwo yifuza ko muryamana mutari abana ntabwo yakwifuza ko muryamana mutari abana iyo agufitiye ikintu cya mbere ubona mu buzima kijya imbere y'ibindi byose ni ukukwereka ko utamukunda kubera ko utatemeye ko muryamana ese guhura nawe nta kindi ariko gusaduiza kumusura mu rugo rya mbere gusohokana ibiki byose kuva mu gusohoka mwasangiye amafaranga ye ugombe kujya kuyishyura mu rugo urumva uwo muntu mu by'ukuri agufitiye irari ntabwo agukunda nicyo kintu cya mbere mw'abakobwa mwe ndizera ko muri kubyumva kandi namwe abasore hari n'abakobwa bagira amarari twe kujya kuri kote mwe hari n'abakobwa bagira amarari babaswe n'ubusambanyi ku buryo areba umuhungu umusore agahita amufotorera mu buriri pe cyane agahita avuga ati ku musore ku buryo ushobora gukora igishoboka cyose kugira ngo akubone so rero mwabyumvise umuntu ugufitiye irari n'umuntu ugukunda niyo mpamvu urubyiruko rwinshi muri iki gihe cyangwa se n'abantu basigaye bajya kubaka bafite ibikomere byo mu rukundo kuko batabashije gusobanukirwa neza umuntu ubakunze n'umuntu bafitiye irari noneho muri fiyansaye batazi n'impamvu za fiyansaye noneho akinjira muri urwo rukundo wagakunda kandi wakunze wamufitiye irari noneho bigahuriranamo n'uko we uri kumva kuko umwe afite undi irari undi yamukunze noneho undi wakunze azakomereka bizatuma icyizere cy'abagabo cyangwa se cy'abagore gishira naho azubaka aravuga n'undi wese ni bamwe kuko uwo nakunze bwa mbere reka ngo rero nk'urugero nsubire kuri ibyo byacu mbabwiza ukuri kandi ukuri kw'Imana si uko ndi umupasiteri ahubwo ndimo kuvuga urukundo iyo fiyansaye nagiranye na sheri wanjye uyu munsi na madamu wanjye tubana yamaze imyaka 2 irengaho ubwo myaka 2 ndabara noneho twararangije kwemeranya atari ubushuti busanzwe aho twemeranije ko tugomba kubana nk'umugabo n'umugore tugatangira fiyansaye twamaze imyaka 2 muri iyo myaka 2 nkuko nakubwiye twarasohokanaga hafi no mu cyumweru n'igihe twasohokaga 2 cyangwa 3 bitewe nuko hari icyo umuntu yabonye
twaragendanaga twarabanaga kugeza igihe nagize na geto yanjye nabagamo, akaza kunsura muri geto tugateka tugasangira. Mu myaka 2 twarinze tubana tutaryamanyeho na rimwe. Birashoboka cyane birashoboka mu myaka 2 yose tubana, birashoboka. Nubona reka wenda tubwire abadukurikiye ubu ngubu, nubona umusore umukobwa se yiyemeza mukabanaho muri ubwo buryo, mushobora kuba muri kumwe, mushobora gusangira, mushobora kugira iki, nubone ashaka ko mushobora kuryamana, byumvikana n'urukundo, agufitiye urukundo. Ariko noneho hari no mumarana iminsi 3 avuga ngo babe soke, mugasohoka mwavayo ati tujye tubisiko twari turi kumwe turajyana mu rugo gukora iki. No, ugomba no kujya mu rugo ukareba ukuntu ibintu bimeze, niba mbana nakuteguye neza inzu. Kwira ko ufite urukundo nyine ukumva ni inshingano zawe. Kuko abakobwa kenshi niyo twinjiye mu rukundo nyine duhita dutangira kwakitinga nk'abari mu rugo. So ukumva wowe ukagenda wumva ko ari ibyo, kandi umutipe wafite intego, yateguye ibindi kugeza n'ubwo wenda ushaka kugerayo wabyanga, abwa nese baza gukora iki, mbaga nongeje ngo turebane. Ikindi nanone aba kumenya umuntu nk'icyo kitwavugaga, ushobora kuzura umusore ufite ubutunzi, ufite amafaranga, ariko umukobwa ugiye gushakana nawe akaza umutima we gusa ari ya target twavuze y'ubushobozi bw'ikintu akugambiriyeho, kuko avuga mutipe afite imodoka nziza, afite inzu nziza, afite amafaranga, uyu ngomba kubana. Mu by'ukuri ntagukunda, ariko kubera ibintu ufite, niyo mpamvu navuze ngo amafaranga ntabwo yubaka urugo. Kubera ibintu ufite akaza kubw'iyo mpamvu, ariko mu by'ukuri ntacyo. Ariko tujye tugerageza no kugerageza abantu dukundana, abasore bakobwa, mugerageze no kugerageza abantu mukundana, mubenye ko kurukunda gukunda kuko ari urukundo rw'ukuri. Hari umuntu umwe yigeze gukundana n'umukobwa, umuhungu yari afite ubushobozi, ahagaze, njyewe rero nzi ko neza ubushobozi mfite n'amafaranga mfite, ntabwo nzapfa kumenya umukobwa nkunda. Abakobwa bose bo nabwira wese azambwira ko nkunda kubera ibyo mfite cyangwa ubushobozi bwanjye uko bumeze. None nzabwirwa n'icyo umukobwa noneho njyewe noneho nkunda by'ukuri atari bigendeye ku bushobozi. Avaho umunsi umwe rero akundana n'umukobwa w'abakobwa rero nakubwiye rero nabo bashaka ibintu. Reba umutima ufite ibintu nyine urarikiye, hari ibintu ashaka. Agaturiya tipe nzakora hasi hejuru igishoboka cyose, ariko nzamutwara tuzabana. Ariko w'intego ye yari ibintu, fondasiyo yari ibintu. Nizi ko ari n'abakobwa bashaka, ariko atekereza avuga ati nitunakorana na divorce basi nzasigare ndi umukire. Cyangwa umukobwa nawe n'umuhungu nawe akabivuga gutyo, agashaka umukobwa ariyo zagira icyo nsigarana, ariko mu by'ukuri nta rukundo amufitiye, gusa yatagetinze ibintu bigiwe. Noneho umuhungu aravuga ati uwo mugabane ushaka tutakwifuza ngo kubitunga byose mukarambana. Nibyo umuntu ashobora kuba yafite urukundo, ariko abantu baza bafite impamvu z'ibindi bintu, bamwe na bamwe, ariko ntabwo uvuga ko ari bose, ni bamwe na bamwe. Noneho uwo musore aravuga ati sinzamumenya. Umukobwa barakundana bamarana igihe, ariko umukobwa aza kugira anniversaire, bamaranye igihe, umukobwa yaramubeshye umuhungu nyine azi nyine ko ari we mugore umukora, avuga ndebe uyu mugore kuko niba nkunda, niba atankunda ariko kuko ninsanga nkunda nanjye ndishimye, kuko niyo ntego yanjye, no gushaka umugore ufite gahunda, udafite impamvu z'ibintu byanjye mfite. Aza rero kuri anniversaire ye. Umukobwa rero, abakobwa bafite ukuntu baba bazi ko bakundana n'abahungu baba bosi, ahubwo ati kuri anniversaire uyu munsi yebana mfite ukuntu ndi bube mpagaze neza, ibintu ndaba mbifite. Atumira abakobwa b'inshuti ze, baraza baricara muri salo, avuga ati ndaza kuhagera nka 12:00. Arabatumira, ati uyu munsi ndaza gushaka, ati ngiye guca mu mujyi gushakira gift. Ati nzi, ati sawa. Abwira abakobwa be baricara, avuga ati boyfriend wanjye araza, ati muramuzi, ati wa mutipe wa mufite ifaranga, ati agiye kuzanira gift, ati uyu munsi nyine hano harahiye. Noneho umuhungu nawe mu by'ukuri yaragiye amugurira gift, amugurira imodoka nziza cyane, arayizana. Ariko aravuga ati ahangaha kuri iyi modoka yo nanjye naho nshaka kumenyera ukuri k'uyu mukobwa koko nkunda.
cyangwa ko ari ibintu byanjye bimukurura. Umukobwa nawe yahiye araho as boyfriend wagiye kuzana gift, hagiye umuhungu araza azana envelope izi ngizi ziri mu mugati, azana umugati. Muri uwo mugati n'imbere yari yashyizemo contact, yafashe umugati muri pepe hagati ashyiramo contact, ashyiramo imigati aregerekeranya uko bisanzwe, arongera ufunga nk'ukuri ufunze uvuye muri alimentation na envelope arazana. Hagiye umukobwa amubonye aza yiruka nyine aramuhobera, arishima nyine, seri sawa karibu, aricara avuga ati rero njye nakuzaniye gift yanjye sanzemo byatinze, reka maze nange gift dutangire kwiyakira tumeze neza, nyine na gift yanjye nayitanze. Ati sawa, bazanye akuye muri envelope, akuyemo umugati yaramuhereje. Umukobwa yavuye mu mwuka no kuva mu mwuka kabisa, kuva mu mwuka kabisa, yavuye mu rukundo rwose arusorokamo, wa mwambaro yari yihishemo w'urukundo wose. Abantu bambara imyambaro y'urukundo kandi atari ruko, hari impamvu zabyo bafite, hari ibyo bakeneye, hari ibyo biki byose. Mujye mugerageza no kugerageza n'abafiyansaye banyu mumenye koko niba babakunda cyangwa ko hari impamvu za rimwe na rimwe wange kumusohokana urebe ko ari bubyemere. Noneho arangije wa mwambaro w'urukundo yabeshyaga arusohokamo, bamaranye imyaka 2 bagendana bakundana babana, amwereka ko amukunda, ariko we target yarayibaze cyane ku bintu umuhungu afite. Arangije amuhereje gift y'umugati. Umukobwa yavuye mu rukundo, abantu bose baraho bamureba. Noneho babakobwa yari yabwiye ati boyfriend wanjye ati umunsi ndabemeza, nabo batangira kuryanira, batangira guseka ati dore umugati bazegera mu ntuza tumugati. Noneho umukobwa n'umujinya mwinshi afata cya kigata gikubita umuhungu mu maso, avuga ati yamututse ibitutsi nka miliyoni. Tumwe bikurikirana kabisa, zanzara yari yarahise arazisohora, yari atarumva igitutsi cye na rimwe, aramutuka ibitutsi, amutuka no kuri mama we, ibintu byinshi cyane. Inzara zose arazisohora, umuhungu arazibona. Umuhungu afata umugati agasheri, none se koko nariyo nabonye ko ariyo nazanye, nawe kubizi ko nta kintu ibintu byose mfite ko ari ibyawe, kuba nguhaye gift y'inzanye igutwaye cyati genda uye nyoko. Jesus, genda uye nyoko, urama mugati ngewe ndi umwana bazanira umugati, jyana iwanyu bajya kurya neza. Arongera avuga ati mvimbere, aramutuka nyine bya bindi birenze. Hari abantu baba binshinji, ariko nyine udashobora kumenya ubushinzi bwabo kuko afite intego, afite icyo ashaka, ariko hari akantu gatoya gashobora kumukurayo kakamuvumbura. Noneho kuvumbura umuhungu aramwinginga, arangije aravuga ati mva imbere. Umuhungu arasohoka agera hariya, arongera arakatara agashari, waretse ugafata gift ngwaye. Ati wapi? Umuhungu afundura umugati, akuramo ufunguzo, arafata gutya agashari. Yari nk'uko umuntu ashobora gufata agasanduku ugashyiramo urufunguzo, cyangwa agaseke ugashyiramo urufunguzo rwa ntuza ugafunga. Yari imeze nka ambaraje kado, yari ameze nka ambaraje kado ifunze keke, nabwo ifunze contact naguteguriye. Ntabwo ariyo yari gift naguhaye. Gift naguhaye urufunguzo. Ati sheri, ati byari brage twakinaga, ati nabona ashaka kumwegera. Umuhungu nawe amukubita urushya, arabwira ati mva imbere, nakubonye, namenye uri warasohoka. Umukobwa arasohoka yinginga, umuhungu akubitaho urugi, ya modoka ye yari yayimweretse, ari abayigiyemo, arakinga, arasohoka, aragenda. Bakobwa basore, niba ufite urukundo, bufite urukundo buriwe, niba hari n'intego y'ibyo ushaka, umuntu abimenye hakiri kare. Ariko kuza kubeshya umukobwa ko ufite ibintu runaka kandi utabifite, ufite urukundo kandi utarufite kubera ko wagize irari, si cyo kintu cy'ingenzi. Kuko gift mu rukundo ushobora guha umuntu ukunda gift itari rwose inasebetse. Muri iki gihe cyo kwirinda coronavirus, nkamuzanira akagasaniteriza muri gift namugeneye, nkaba ariko muha yakabona akampobera akishima kumuhaye n'indege. Nicyo bita urukundo. Urukundo rero rwose, amafaranga umuntu afite ashobora kubaka
reka twubakire ingo zacu ku rukundo kuruta ku bintu bifatika. Pastor Imana iguha umugisha. Oya niyo mpamvu tuba twagutumiye uri umutumirwa kandi twizeye ko ikintu tugiye kuganiraho kira buri muntu ari butaha anyuzwe, buri muntu uri udukurikiranye ndizera ko yanyuzwe, gusa dukeneye indi pati. Tukiri aho gato dusoza hari akantu nibagiye nashakaga kuvuga cyane, nibutse ku kantu kerekeranye n'urukundo, uburyo amafaranga menshi adashobora kubaka urukundo, adashobora kubaka urugo cyangwa adashobora kubaka urukundo mu rugo. Hari ahantu nabaga kera i Butare mbere yuko nza ahangaha i Kigali, hari ahantu nabaga nabwo narivuye i Kigali njya ku Butare kubera itorero. Noneho hari umudamu wari ufite, yari umukire n'umugabo we, bafite annexe mu rugo bakodeshaga. Noneho haza muri iyo annexe haza kuzamo umugore n'umugabo badafite ubushobozi ariko bayibamo. Noneho bari abantu hahandi hari n'iminsi babagaho bakirirwa busa bakanaburara batabonye amafaranga yo kurya, baba muri urwo rugo no kwishyura inzu byari hamana. Noneho umunsi umwe, reka nihute story we navuga ukuntu byagenze. Umunsi umwe ariko abo bantu babanaga, umugabo n'umugore bari abakire, umwe yigishaga muri kaminuza hari i Butare, undi nawe akora muri Shibe, ivuriro rikuru rya Butare ya kaminuza. Noneho baza kuva umugore aza kuva mu kazi ataha, buri umwe yaritwaraga, umugabo yagafite imodoka ye n'umugore afite iye, bose bitwara ari abantu bafite amafaranga. Ariko amafaranga yabo ntabwo yari yarabubakiye urugo rumeze neza, bari bameze nabi. Hahandi umugabo yaryamaga mu cyumba cye n'umugore aryama mu cyumba cye. Barakoze divorce zo mu rugo. Divorce zo mu ngo nizo nyinshi ziruti zijya mu mategeko, buri gihe ziba mu rugo ziba ari nyinshi kuruta ziri mu mategeko. Hari abantu biyemeza mu rugo bakavuga ngo dufite abana, turi abantu b'icyubahiro, ndi ministry, ndi deputy, ndi umuntu ufite company yobora runaka, ndi umupasteri, impagarara imbere y'abantu. Ntabwo tugomba gutandukana ngo ugende nanjye ngende, ariko tugomba gutandukana, twitandukanye mu rugo. Uzaba mu cyumba cyawe mbe mu cyanjye, ubazwe ibyawe mbazwe ibyanjye, byose abagomba gutanga ndabitanga, nawe ibyo ugomba gutanga uzabitanga. Ntuzantekereze nzasangira nawe. Umugabo akagenda, uzarimwe na rimwe hari uzabusanga mu kabari rwose yicaye wenyine arimo kurya. Umugabo nta mugore agira, izi saa moya za nijoro arataha ajya kurya no mu rugo. Ariko bo barangije gutandukana, we ava mu kabari yariye cyangwa muri hoteli yariye, akagenda ikatira mu cyumba cye ajya kuryama. Ibyo agomba gusabwa akabisigaho ku meza muri saro, ibyo bagomba gukora agataha. Urugo rwabo bararurangije kurugabanya. Nabo niko bari bameze, bafite ifaranga ariko urugo rwabo rwaranze. Noneho ariko uwo mugore bakabona iteka uwo mukozi, uwo muntu ukodesha iwabo n'umugore we barimo gukina ubute gusa mu rugo, nta bindi bari bakina banezerewe bakina bameze gute, buri kanya bari kumwe baherekezanya. Nk'ubu ngewe mudamu wanjye nta munsi wari agenda butaracya, ariko ajya ku kazi, ariko nta munsi aragenda ngo twe kujyana, turajyana paka yuriye imodoka no kugaruka nuko bigenda. Urumva babona ukuntu bagendana bamaze bishima bari mu rugo. Umugore arebera mu idirishya akareba mu gikari ibintu bibereyemo, babwiriwe bari batindi biriya bintu babikura he. Umunsi umwe rero ave ku kazi arimo gutaha, ageze ahantu yitwa Itumba, avuye ku kazi arimo gutaha, bari batuye ahantu yitwa Itumba, ari gutaha, hari abapolisi bari bahagaze nk'ari imbere. Noneho akubitane n'ikigeragezo, ahura na wa mugore na wa mugabo basohotse barimo kwikorera ka evening walk. Natwe turagakora buri mugoroba, dufite ukuntu dushobora gufatana agafatano tukitemberera kaburimbo. Kagame yatugiriye neza, perezida wacu akabyara, haratudukorera imihanda n'amatara, tugatemberaho tukazinyura ku kiraro hariya centre, tumeze neza tureba ukuntu ubwiza bw'Imana buhari, igihugu kimeze neza, mutanafite natana ariko mukishima. Noneho nawe asanga baratembereye, bavuye mu rugo barimo kwitemberera bagenda. Akituruka iri imbere arababona bari imbere ye, umugore afashe ku kaboko k'umugabo, barimo kugenda bari mu ruhande. Umugore agenda bareba, yibagirwa ko arimo gutwara imodoka, ibitekerezo biragenda, areba ku mugabo warara mu cyumba cye nawe akarara mu kindi, areba ubuzima babayemo, areba n'aba ngaba. Hagiye gushiduka asanga imodoka yamaze kugera kare muri borodire iryamyemo. Arahagarara muri borodire, ifata mu mutwe mu modoka,
yagize amahirwe ntacyo yabaye ariko guma polisi yari hari imbere nta nkomyi iri mu muhanda nta modoka ziri mu muhanda nta kintu cyabaye polisi zazimuhagarara abantu bose barashungera n'ababaturanyi barashungera bari bazi ko ari wa muntu wabo baramubona avuga ati ni wa handi rodi wacu baraza nabo barahagarara aho ngaho bigenze bite noneho polisi avuga ati mada tubwire bigenze bite araceceka ko imbere nta muntu wari uhari niki cyo kurangaje gitumye utura imodoka hanga baramubaza umugore araceceka barambaza aceceka ubwa gatatu bambajije aratomboka aravuga ngo saba ngabase polisi irareba bandese tisaba bose bararebana bandese bagukoze iki hati sawa noneho abantu bakagira ngo wenda rwa abadayimoni baramufasha ari arasaze cyangwa arasaze kubera accident kubera accident wenda accident mu mutwe biratoromotse ariko mu byukuri nta kintu yarabaye ahubwo ibibazo yaragize we yargiye areba bariya none harimo kubareba babantu babaturanyi baba mu gipangu cye bakodeshiwe rimwe na rimwe babwirirwa abona rimwe na rimwe babuze n'umuriro wo kugura umuriro baraye mu kizima n'utwana twabona ibibazo bafite agiye kubonabona abonye ubuntu buryo bafatanye barimo kugenda bishimye atekeza amafaranga bafite atekeza ubutunzi bafite atekeza ko ntacyo bafite atekeza ko babanye neza ntiyibutse yatsidutse yaguye hari barangije baramubaza polisi amubwira tubwire neza abase bagukoze iki niko kubisobanura asobanura ukuntu bimeze urugo rw'ukuntu rumeze bavuga ati rero nuko bashakira umukansara kugira ngo abafashe ajya bakansaringa wenda bashobora kuko bashobora no kuzatoromoka akaba undi muntu basore bagabo bagore mwubatse ingo zanyu urugo ntabwo rwubakira ku mafaranga abo bantu nta mafaranga bari bafite ariko urugo rwabo rwari rumeze neza abayafite menshi urugo rwabo rutariho urugo rwubakirwa ku rukundo urugo rwubakirwa ku kuri kuganira ukabwiza umugenzi wawe mu bana cyangwa mugiye kubana ukuri kose kuzuye umutima wawe utamubeshye ikindi gikurikiyeho ku biganiro kuganira urugo rwubakirwa kuganira umugabo n'umugore bagomba kugirana ibiganiro byanga byakunda urugo kubakirwa kugusenga Imana icyo ntago twakibagirwa no gukunda Imana urugo rwubakirwa ku busabane gusangira no kuba mwasohoka mugasangira icyo mufite cyose mukaba mwagisangira ariko mubwizanye ukuri ku cyo mufite cyose nta muntu ufite ubwiru cyangwa ku kintu cyari cyo cyose. Wow. Pastor Imana umugisha uduhaye ingingo nziza nyinshi abantu ziranyubashye nanjye ndizera ko buri wese wari udukurikiye hari ikintu cyubakitse muri we yaba umusore yaba umukobwa yaba umudamu yaba umugabo turubakitse twese Imana umugisha ingingo duhaye bana zirafatika twabyumvise rero urugo amafaranga ashobora gukora ubukwe ariko ntibubake urugo si uko yakanye ko abayafite batubatse neza ahubwo yavugaga cyane kuba shingiye ku ifaranga kuruta urukundo so ni byiza ko wakundana amafaranga akaboneka ubundi ibintu bikagenda neza ariko n'amafaranga ibintu bikaba bimeze neza ariko si byiza ko amafaranga aboneka ariko urukundo rudahari. Guys, Imana ibahe umugisha turanezerewe kubana namwe mwakoze kubana natwe umva iki kiganiro nakagaruka rejoice Imana ibahe umugisha.